sawa murakoze nagira ngo niyegereze abatwumva bose badukurikirana kuri Kingdom TV channel yacu. Turashima Imana yaduhaye umukutano w'abamamani wacu. Tugeze mu mukutano wabo basanga bari bafite seminari hejuru y'urugo y'umuryango, kubaka umuryango, umugabo n'umugore. Yari seminari yazihugura bahugura umugabo n'umugore uburyo bwo kubana. Ageze ashima Imana tuhasanga umukozi w'Imana pasiteri araza kubibwira mugihe mwiyegereza. Basanga karabwiriza hejuru y'ikigoye urugo none, icyabuze si amafaranga, icyabuze si ibiryo, icyabuze si ubukire, ikibuze n'urukundo mu bashakanye. Avuga ko abantu batuzuzanya amavide y'urukundo, nicyo cyatumye bagira ibikomere byinshi, bafite ibikomere byinshi by'imiryango igatandukana. Hanyuma rero aza kuvuga mu ijambo twifuje ko aza gusigura, n'ubundi n'iryo naryo yorikoraho. Abenshi batazi igitera ibikomeri si ibyo uwima umugore ahubwo n'urukundo, cyangwa ibyo wima umugabo ahubwo n'urukundo rutabaye komple, rutuzuye mu muntu. Hanyuma aza kuvuga mu ijambo ryaduteye amatsiko, ryatumye tumuhamagara tumurarika ngo aze kuri kamera kuri Kingdom TV ngo abashe kudusobanurira icyo kintu, kuko dukunda gusobanuza, kuko habamwo programme ivuga ngo umva usobanukirwe. Ni ijambo yavuze ngo abantu bafite akaga gakomeye nabize ijambo ry'Imana nabi. Aravuga ngo abo bantu bafite akaga gakomeye, bari mu kaga, bari mu irimbukiro batazakira. Abakabiri bafite akaga gakomeye, bari mu irimbukiro bidashoboka ko bagaruka, n'abantu nanone bigishijwe ijambo ry'ukuri, bigishijwe agakiza kabakiza ariko bakakanga. Ayo magambo yombi tuyagirira amatsiko cyane muri iki gihe, cyo gitumye tumutumiye nk'umutumirwa wacu. Rero umutumirwa arahari, reka muhe umwanya abibwire, adusobanurire ayo magambo akomeye y'agaciro twamwumvanye muri seminari y'abamama. Urakaze neza pasiteri, wibwira abantu, hanyuma bishobotse udusobanurire neza, twumvise neza aya magambo twakumvanye atangaje kandi afite ihame ariho muri iki gihe, agoye abantu kumenya n'ab'Imana, kubana babwibwa Imana neza tibayakire. Nicyo gico cy'urukundo rubona umwanya niba bigushobokeye, ayo mavide nayo yatubwira mu kanya gato kugira ngo ubibwire isi. Urakoze cyane. Murakoze cyane Apotre. Ndatangira nibwira abatwumva. Amazina nitwa Christine Cyatengwa, ndi umupasiteri. Rero nishimiye cyane ubutumire bwanyu, kandi nishimiye no gusubiza ibyo bibazo kugira ngo twese dufashwe. Ikibazo usorejeho uvuze ngo wenda bari cyo nindaho, nicyo navuze ngo hari abantu bafite ingorane. Nashyize bibiri, ndavuga ngo abantu ba mbere ni abantu bigishijwe Imana nabi. Mu by'ukuri umwana w'umuntu wese aho ava akagera, muri we harimo inyota, harimo kwiyumva ko hari indi mana kandi akeneye ubufasha buva kuri iyo mana. Iyo umuntu atigishijwe Imana neza, yitiranya Imana, kuko dufite Imana data wa twese yaremye ijuru n'isi. Ubu nyine muri iki gihe tumenya tunyuze muri Yesu Kristo, tubwirijwe n'ijambo ry'Imana, tukamumenya, tukamwegera, akatwegera, akaba muri twe natwe tukaba muri we. Iyo bitagenze bityo, umuntu aba afite Imana yumva, abigisha babaye benshi kandi ni benshi, nawe akagira ubwenge bwa kimuntu, akagira ibyo yigisha, akagira n'iyo yigishwa n'abigisha batandukanye. Ariko iyo umuntu yagiriwe ubuntu n'Imana, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu agahura nawe
bakamenyana, aba yamushyizeho ikimenyetso. Ngiye gutanga urugero. Ubu umuntu wari uzakubwire ngo Pasiteri Christine ni akadamu kagufi gafite akajwi karekare, kuko tutari twarabonanye, tutari twaravuganye, byagucanga ndetse byaba ngombwa ukabyemera, ukagenda muri wowe kandi uzi kunzi. Ariko ubu kuko tubonanye, turavuganye, ijwi ryanjye uraryumvise neza, ingano yanjye ufite image, nta wundi waza kubeshya ngo wemere, kubera ko twavuganye, ijwi waryumvise, twabonanye na wambonye. Sibyo? Kwigishwa Imana ni kimwe, ni ukubwirwa Imana muri rusange, ariko guhura n'Imana ku giti cyawe ukayimenya ku buryo abigisha bakwigisha ariko wowe uzi. Pawulo yageze ahavuga, aravuga ngo ndarwana ariko si nkuhusha, ndirukanka ariko si nkutaza aho njya. Bishatse kuvuga ngo kwigishwa Imana muri rusange tuba tumeze nk'abirukanka ariko neza neza tutazi aho tujya. Ariko iyo wegereye ugahura n'Imana ku giti cyawe, ukayigishwa uko bakubwiye, nawe ukayigenzura, ugahura n'Imana, mugahura, mukavugana, mugahura, mukagendana, mugahura, mugakorana, kuko Imana ituye muri twebwe. Pawulo yandikiye rega Abikorino, ndagira ngo ni igice cya 6, arabwira ati bakundwa ndabinginze kugira ngo mudahe, kuko dukorana nayo. Urumva? Ndabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Kubera iki? Kuko dukorana nayo. Yesu rero aho twamumenyeye akaduhereza umwuka, yaduhaye ubumana buguma muri twebwe, tumenyana nawe, dukorana nawe. Uwo rero nta nyigisho iyo ariyo yose yashaka kumbwira aho Yesu atangirira naho agarukira, kuko mfite Yesu muri jyewe. Haleluya! Mfite Yesu, nibiza no guhura n'ibinshanze, ndamuvugisha kuko nzi uko avuga. Ndamushaka kuko nzi uko ashaka, kuko nzi uko abonwa. Uwo muntu rero afite Imana, yarayigishijwe, ariko kandi yaranayimenye, baramenyanye. Haleluya! Amen. Umwanya si munini, ariko igihe Imana izampera uburyo, nzababwira ukuntu Imana, Yesu yankuye kanseri y'inkondo y'umura ikayikura mu mubiri wanjye, banyandikiye kubagwa. Abo twabanye icyo gihe ndahamya ko ubu hari abanyumva, ba Ivete tuyisengera, ba Kadete, Imana ibampera umugisha, kuko nigishijwe Imana, nanjye ndagerageza, ndayegera, ihinduka ubuzima bwanjye. Navuga ngo Mana, niba ushoboye byose kurema umuntu no kumukiza biri mu kiganza cyawe. Ntiwumva ko uko biri kose hari aho twahuriye, hari uko tuziranye. Niyo mpamvu rero navuze ngo abantu bigishijwe Imana nabi, abo bagize ibyago. N'abayigishijwe neza nibayishake ngo babane nayo ngo bayakire, nabo bagize ibyago. Imana ikumera umugisha. Impamvu rero abayigishijwe bakaba batayitunze bafite ibyago. Uzi kubaho ufite umurengezi atakurengera? Uzi kubaho ufite inshuti mutavugana? Uzi kubaho ufite umuremyi waremye ijuru n'isi, ugakenera mu isi, ukayoberwa, ukabura amajyo, kandi uwo muntu mbere yuko akurema yararemye ibyuzuye isi? Niwumva ko uwo muntu abaye nabi nubwo hariho uwakamurengeye? Amen. Haleluya. Yesaya yarandikaga akavuga ati se kuki mwarinda no gupfa, kuki mwarinda no gukubitwa, kuki mwarinda, nyamara mu rwuri rwa data byose. Uwo muntu rero wigishijwe Imana nabi, ameze nk'ufite bariyeri zimubuza kugera ku Mana, agapfana umubabaro kandi yarigishijwe Imana. Imana ikuduhera umugisha. Nahoze ntekereza amagambo mu gitondo avuga ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranwa ngo n'umudamu ngo wafashe umusemburo mukeya washyira mu mwariko biratubuka. Ubwami bw'Imana iyo wamaze gufata Yesu, kuko ari we nyiri isi n'ijuru, bukora imirimo muri wewe myinshi, ukisanga utuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, no kuba mu isi bikakorohera, kuko uba wamaze kumenya nyir'ubushobozi bw'isi n'ijuru. Nicyo cyiza cyo kumenya Imana neza. Imana ibaduhera umugisha. Abantu tuziranye cyane mbabwira ko Yesu ari musaza wanjye mukuru.
Amen. turaziranye bajya bambaza bati se amakuru ya musaza wawe, nkavuga musaza wanjye ari aho ameze neza, kubera ko twe twakuze basaza b'abantu ari nk'abo babareberera babitaho babakeya. Ibyo byose rero Yesu niwe watugize kuba umuvandimwe, nabimubonyemo ndatosheka. Ikibazo icyo ari cyo cyose kije mu buzima sinjya mpfa kukibwira undi muntu, mbanza kukibwira musaza wanjye mukuru kandi akagikemura. Imana iduhana umugisha kumenya Yesu neza. Imana ibamere umugisha. Asante cyane. Arakoze Pastor Christine, Imana imumugisha mwinshi. Iki kintu yakivuze kindera amatsiko menshi cyane. Menya ko mu nzandiko za Paulo kenshi Paulo yabwiraga abantu kumenya neza Kristo kandi yabayeho ataramuzi. Nico gituma yagiraga ishaka ry'inzu y'Imana. Ari umufarisayo akagira ngo karakora neza, ariko yaje kugaragara neza ko atarazi neza Imana. Yarazi ibitabo za Musa 5, yarazi iby'amategeko, yari umufarisayo, ariko yarazi neza Imana kuko Imana ni Kristo. Aza rero kubonekerwa na Kristo, aramumenya neza. Nico gituma inzandiko ziwe nyinshi zibamwo kumenya neza, kumenya neza, kumenya neza. Hanyuma nza kumenya rino jambo Petero yanditse ibice 2:20, Petero wa 2. Yavuze neza biramfasha cyane. Iravuga ngo niba kumenya neza Yesu umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi zonona maze bakongera kuzingiririzamo bikabanesha, ibyanyuma zabo biba biruhije ibya mbere kuba bibi. Bivuga ngo umuntu iyo yamenye Imana neza taza yongera azaba yarahunze iby'isi byonona. Icya kabiri, iyo umuntu abwiwe neza iby'Imana akabyanga ntabyumve, ibiza nyuma bizamubera bibi cyane kuruta ibyo yazabwibwa mbere, ukuntu ari ukwihana akava mu bibi. Ariko yakabyakira akabibwibwa akabibonera bikamubonera umwanya akigishwa, ariko akanga kumva. Uwo muntu afite akaga gakomeye, afite ikibazo kinini. Aranatubwiye ngo iwe ni umuhamya w'ibyo, kubera ko iyo umuntu atamenya Imana neza ndazagabana imigisha yose yo muri Kristo. Yarayigabanya ruha yita Kristo musaza we, kandi niko biri muri Bibiliya. Biravuga ngo Yesu yatugize umuvandimwe we. Muririmbyi niko yaririmbye, ni umuvandimwe wa Yesu, kubera ko agabana imigisha yose ibonerwa muri Kristo kubera kumumenya neza. Akaga rero kariho ubu nyine n'abantu bamufite nabi, kubera ko bamufite nabi ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko atababera umugisha, nuko atababera zose, nuko batuzura nawe ngo bobe bomwita irindi zina. Kiyo migisha yose Pastor Christina yabashe kubona. Rero na Petero nawe abibwira bene wabo, arababwira ngo niba mwaramenye Yesu Kristo neza muhunga iby'isi bibabe kure. Ikibazo turi mu kugira none n'abantu bita ko bazi Kristo, bamumenye neza, ariko bivuruvunza mu bibi, bivuruvunza mu byaha, bivuruvunza muri utu twose bagira ngo ni dutoya. Ugasanga umuntu aracivuruvunza, aravuga ngo ese umuntu yoba yaramenye Kristo neza byaramuteye guhunga iby'isi akongera akivuruvunza mu byaha mu bibi, kandi ibyo ntibikabeho, ntibibaho kubamenye Kristo. Rero bene data, wibaze niba waramenye Kristo neza utaba uri mu kaga. Wibaze kandi kuba warabwiwe Kristo neza ukanga kumwakira, ukazagira ibibazo, ukaba uri mu kaga gakomeye kubera ko wanze ijambo rikiza. Imana imumugisha mwinshi cyane. Sinzi ko yotubonera umwanya akavuga n'iryo yarabwiye abamama n'abapapa bari muri seminari yateguwe n'abamama y'uburyo bubaka urugo. Atinda cyane ku ijambo ry'urukundo, kuko urukundo ruba rufite vide, umuntu araruvukana. Yatubwiye ngo mu mwana w'imyaka 2 ibyo yaza tubwira ingero zifatika. Umwana mutoya w'imyaka 2 yaba ari umukobwa azayamatangira guheka, aratubwira ngo uyu mwana aheka ngo abadekarara urugo rwiwe, adekarara uwo bazobana kera karamurema, akumva ko agomba kuzara, agomba kugira urugo. Umwana w'umuhungu nawe ukaza wumva ngo akeneye umugore, ngo runaka ni umugore wiwe, ari umwana mutoya. Niba bitamutwaye umwanya kubera ko dufite umwanya muto, yo bibasangizaho
kuko byamfashije cyane. Numvise yababwiye ibintu bikomeye cyane. Iyo ni vide nini iba mu muntu, kandi uwo muntu ndazahazwa n'abasaza be. Iyo vide ntiyoyimarwa n'abasaza bawe, ntiyoyimarwa n'ababyeyi. Cyo gituma umuntu azasiga ababyeyi, agasiga n'ibintu, akaja ku muntu ngo ushorera ingorofa, akaja ku mukene avuye mu bitagenda, kubera gusa declaration y'urukundo imurimo. Urakoze cyane niba wo bivuga mu ijambo. Ndagushimiye kuko wasanze turimo tuganira ayo magambo, kandi nanjye ndanezerewe ko hari icyo abantu basigaranye. Twavugaga ku magambo y'urugo, mbabwira ko urugo ni gahunda y'Imana. Rimwe na rimwe nubwo dushyingirwa n'imiryango ndetse umuntu akaba yarangira n'undi, umugabo cyangwa umugore, ariko buriya tuba turi mu mugambi w'Imana. Imana imaze kurema isi n'ijuru n'ibiyirimo n'ibiki byose, kwa kundi tubizi nk'abakristo, yaremye Adamu, imurema ari umugabo, ngo imurema mu mukungugu, imuhumekeramo umwuka wayo, ahinduka ubugingo buzima, ahinduka umuntu. Ariko Imana irangije ngo ibintu si byiza. Dusubiye inyuma gato, ngo aravuga ngo amuremye kugira ngo ategeke ibyo bintu, ariko kandi Imana ngo ibona atari byiza yuko Adamu aba wenyine, ibona ntibihagije. Imana ibona muri uwo muntu kuba bidahagije. Niwumva ko ibintu bidahagije ni ibintu bituzuye. Imana irema uwundi muntu uri special wo kugira ngo noneho uwo muntu abe umuntu uhagije. Imana irema umugore. Kuri iyi mitoma ya mbere yatangiriye muri Edeni, kuri Adamu, ngo agikanguka gutya, Bibiliya ivuga ngo Imana yamusinzirije ubuticura, ngo imukuramo urubavu rw'iburyo, ngo ihasubiza inyama, irema Eva, iramumuzana. Ngo yitereye hejuru ahita avuga ati akara ko mu mara yanjye. Atigeze abiba. Ati ntiyari ahari, yari yasinziriye nk'uwapfuye. Ariko urukundo ruzabiranywa muri we, ya nyota iravunduka, kuko n'ubundi Imana yari yakoze, hari ahantu hari hasigaye inyota. Ya nyota itangira kuvunduka, ati aka ni akara ko mu mara yanjye. Mu yandi magambo, ni akara yiyegerezaga ngo gasubire mu mara yiwe. Ni akagufa yumva muri we indani, uwo muntu niwe wo muri we indani. Harimo declaration. Ndetse ngewe numva wenda yaravuze ati aka ni akara, arimo amwigiza hino, kuko yarabonye akara kiwe, yarabonye nk'akagufa kiwe. Ni nko kuvuga ati ikintu cyari cyabuze none kirabonetse. Hallelujah. Amen. Nabwiye abadamu rero ngo turi abantu baremwe mu buryo buri special bwo gutuma ikintu cyose kituzuye cyuzura mu mugabo, kugira ngo isi yuzure ibyiza. Ndanababwira ngo si byiza cyane ko tutekereza ibyiza ku bandi mbere yuko dutekereza gutanga ibyiza mu bagabo no ku bandi, kuko twaremwe kugira ngo ikintu kitari cyiza kibe cyiza. Hallelujah. Twaremwe kugira ngo umugambi w'Imana wo kugira ngo isi n'ibyiremye biheshe icyubahiro ube mwiza kandi utungane. Hallelujah. Amen. Ndavuga ngo rero iyo nyota n'ubundi Imana yarayimanye Adamu ikaza kuba kombure aho Eva ziye, ivukana buri muntu wese, umugabo wese arayivukana, umwana wese arayivukana. Niyo mpamvu ageze imyaka 3 yatangiye kugenda apotre, agatangira kugaragaza ko afite inyota. Umukobwa agatangira guheka, agatangira gukenyera, umuhungu nawe agatangira kwita umugabo we. Buriya baba batangiye kugaragariza isi ko ari bazima, ya nyota iba yatangiye kugaragaza ko ihari, kuko baremanwa nayo, umuntu avukana nayo. Ariko kuko batangiye no kugaragaza, umwana we yamaze kugaragaza ko ashonje, abarimo kugaragaza rero ya vide izaba kombure cyangwa izashyika mu gihe azashaka, kuko Eva w'umuntu na Adamu w'umuntu ubwo nibwo aba abonetse mu gihe cyo gushaka. Kuvuga ngo aho ari wabo ababwira ngo nta uzokora ki. Ni nko kuvuga ngo nimungaburire, ariko mfite inyota izaba izuzura nageze mu rugo rwanjye. Umuhungu nawe ni nko kubwira abashikiwe ngo nimumese iyo myenda mukore, ariko iyi nyota si yanyu, n'ubu ndacyari jyenyine paka wa muntu umugeze. Noneho rero ndavuga ngo iyo abashakanye
umugabo ashatse kugira ngo umugore yuzuze inyota muri we, ariko atazi ko nawe uriya mugore afite inyota y'uyu mugabo. Ndavuga ngo abantu bose, benshi si bose kameme, ariko abantu benshi mu isi bafite ibikomere by'urukundo bitigeze binakandwa, bitigeze kuko ari ibikomere nyine by'urukundo. Kubera iyo nyota umuntu avukana, mugenzi we ntiyigeze amenya yuko ari we wo kuyimumara. Naho ngaho wasanze turiho tuvuga. Ngira ngo urugero waruvuze, navuze ngo umuhungu agaturumbuka muri bashiki be beza bamuruta ABC, ibintu nk'ibyo n'ubutunzi. Ariko kuko ubutunzi atari bwo bumara yanyu, wibukerega ko Imana irema Adamu na Eva, ubutunzi bwari bwararemwe. Iyo nyota rero ntacyo ntacyayimara uretse umugabo mu mugore n'umugore mu. Arakoze cyane, n'ivyo urabisubije pe. Hari akandi kantu yavuze, aravuga ngo nta bundi buruhukiro. Uburuhukiro si izi nzu tugira, si amamodoka. Uburuhukiro ni muri urya ukunda. Yego. Kuko ukavuga ugute kugira ngo abantu bakumve neza. Urakoze cyane. Nuzi ko twavuze nyine ngo umwana w'umukobwa atangira guheka umwana agaragaza ko afite inyota. Aba afite umuruho. Nawe tekereza iyo nyota imyaka umunayima, ukakura nikwikura ahantu izaruhukira ni muri mugenzi we, nashobora kumwakira akanamenya ko muri we hari harimo umuruho wo kumushaka. Nkunda gutanga urugero, abana barengeje imyaka 10, hejuru ya 12, 15, 17 gutyo, tujya duhihibikana turi ababyeyi dushaka minerivare. Wakubise urutoki ku rundi wakoze ibitangaza, ariko we n'uguhihibikana nawe yatangiye guhihibikana atekereza wakunda. No mu wowe niba uvunika nta kintu bimufasha, we yatangiye kuvunwa na ya nyota yayindi. Bishatse kuvuga rero mu mugabo ya nyota niho izaruhukira, wa muruho niho azawuturira, kuko n'ubundi aruhijwe n'iyo vide. Ntabwo ari umuruho w'ibindi, kuko twe twaremwe ibindi bihari, ariko d'abord iyo vide niyo nise umuruho. Hanyuma rero iyo umuntu aje agasanga mugenzi we atiteguye kumumaramo ya nyota, atiteguye kumumaramo wa muruho, agira ibikomere, akabibyarana rimwe, kandi bibabuza kubyara, akabibyarana rimwe, akabibyarana karindwi, akabibyarana 8, ntibinababuza gutunga, ntibibabuza gutunga, ariko agatungana ibikomere, akagendana. Ubu ndababwiza ukuri, si yose mubera no mu birabura harimo ibikomere imvi zituye hejuru, ariko ari ibikomere. Kandi igikomere cy'urukundo, ibikomere by'urukundo nibyo byinshi kuruta bakomerekejwe n'intambara cyangwa bakomerekejwe n'imodoka. Arakoze cyane. Arakoze cyane Pastor Christine, atubwiye amagambo y'ubwenge menshi cyane. Ndasaba rwose abantu bazadukurikirana babasha kumva, cyane cyane abana b'abakobwa n'abana b'abahungu, kuko ibyo bakora bitangira kera. Ikindi kandi iyi ni itangazo ribwira ababyeyi nabo babimenye. Iyo umuhungu akubwiye ngo arashaka, umukobwa akakubwira ngo arashakwa, tukabone ko yasaze, ahubwo nibyo yaremanywe, mubumve neza, mubakire, ahubwo umufashe kugorora ya nyota hura. Kandi ikindi nanone bajya bashakanye, harimo nanone kandi inama yanyu ivuga ngo umuntu wese nubona mugenzi wawe ugiye gushaka, tukagende gusa ugiye kumuzana, umuzanire gusa ngo mubane, umenye ko afite igikomeri, afite umuruho, afite vide y'urukundo, afite vide. Uyimumare, umuhungu amare vide umukobwa amare vide umuhungu. Niba ibyo mutabyiteguranye muzatandukana, kuko icyo yashaka azasanga utagikoze. Nico gihe habaho amadivorce, kandi divorce zibamwo kwinshi. Hari divorce zigaragara ziri official, hakaba na divorce zitari official, kubera impamvu z'umuco, kubera impamvu za systeme, ivyo ngivyo. Ariko kubera isi buryo yayitera imbere, kiragenda ibivumbura. Nta muntu ugitinya umuco, azatinya gusa, azareba ko atuzuje vide yiwe itagezweho, azahita abyanga. Rero bavandimwe abatwumva, turasaba kugira ngo mwigemwe amasomo, mufatiraho, mwubaka ingo nziza,
mugire ingo zishimwa n'Imana. Ibyo yatubwiye byose biri biburike. Umugabo amenye ko umugore wiwe ari urugingo rwe, amukeneye ari akarako mu marayi. N'umugore nawe amenye ko umugabo ari umutware we, ari umutegetsi, abashe kumuyobora. Arakoze cyane, sinzi ko ari icyanyuma yobwira abantu, hanyuma tugasoza. Ngo ndamushimira cyane Pastor Christine, akoze ikintu byankoze ku mutima, afite amagambo meza yo kubakira abantu bubu nyine. Hari kandi yavuze, aravuga ngo avuga hejuru y'umutware, avuga ko umugabo ari umutware. Kandi nkibuka ko kanditse mu gitabo cya Petero igice cya mbere, igice cya 3, Petero wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 6, niho tuba tunasanga Sara avuga ko Abrahamu ari umutware we. Reka twumve uburyo yakavuze, abasobanurire mwumve. Abamama benshi bazakenera kuba abategetsi, bagakenera kuba abatware, naho ibitari byo. Natubwireho gato, namara aze gusoza. Turamushimira cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turi abakristo, asante, kandi nabo tubwiriza ni abakristo. Twemera Imana Data nk'umuremyi wacu. Njya nibuka aha, reka ntange urugero, si ngombwa ko njya muri byinshi cyane, ariko nigeze njya nkunda gutanga isomo rivuga kuri kataloge, n'abantu benshi bararikunda bakarikurikirana bene nk'ibyo. Ka gatabo nk'umuntu wakoze radiyo yarangiza agashyiraho amabwiriza, akavuga ati iyo gipfuye aha nahugira gutya na gutya, bagicomeka gutya na gutya, iyo umuriro ukirinda bene nk'ibyo. Imana imaze kurema isi n'ijuru, ikarema umugabo ikarema umugore, yadushyiriyeho kataloge, c'est la Bible. Amen. Amen. Yadushyiriyeho kataloge. Buri iyi mpamvu abantu bananiwe no kuba mu isi, yego, no kuzuza inshingano, ntabwo bajya bakunda gusoma no kumenya uwaremye isi icyo yayiremeye, uwaremye isi uko yabigenje. Niyo mpamvu kuba mu isi bibagoye, kuko nyir'isi badashaka kumva amagambo yavuze ku isi. Uranyumvishije? Impamvu rero ingo zigora abantu nuko badashaka kumenya amategeko ya nyir'ugutangiza ingo. Itegeko ry'Imana yaravuze gusa ngo uyu mugabo azategeka ibi bintu. Ntiwumva ko yaremwe muri, navuga ngo matière première ziri muri uwo muntu harimo n'itegeko. Yego kabisa. Wabyumvishije? Yego. Nibyo. Imana niwe mutwe wa Kristo, niwe ngewe navuga ngo ni umutwe wa byose. Kristo akaba umutwe w'itorero, ariko kandi umugabo niwe mutwe w'umugore wiwe. Nibyo kandi ku mugore urugo ni umugabo, ku mugabo urugo ni umugore. Ubwo umugabo ari umutwe w'umugore, bivuze ko umugabo ari we mutwe w'urugo. Niba rero ngiye gutanga urugero, impamvu bene data b'abazungu bagatandukana, ntabwo bashaka kugendera kuri Bibiliya, ahubwo bagendera ku buringanire. Uko Bibiliya ivuga ngo hari umutwe, hakaba n'umutima, hakaba igihimba, hakaba. Noneho turashaka gutwara ibintu hirya y'uko nyir'ukubikora yabikoze, bikatunanira, bikatugora. Tugashaka gufata umugabo nk'uko dutekereza, ntitumufate nk'uko umurema yamufashe. Niyo mpamvu umugabo ari umutwe w'umugore, akaba umutwe w'urugo, kuko ariko Imana ibitegeka. Ubishaka utabishaka, nutanabyumva niho ruzakunanira. Ikindi, amen, sininya kubwira isi, sininya kubwira abanyumva, kuko irinda rivuga mpaye Imana icyubahiro, kuko ndi umugore wubatse, mfite umugabo, kandi sininya kubivuga. Niba hari ikintu nabonye cyiza, ni ukubaha umugabo wawe. Kandi iyo wubashye umugabo, biramworohera kurangiza ize nshingano, kuko yisanga wakoze ahantu yaremewe, asanga wakoze muri matière première. Nzi rero ko
kubaha umugabo wanjye bitansaba kumwubaha mu gihe yakiranutse cyangwa mu gihe yampaye ibyo nkeneye. Oya, kuko nubaha Imana nubaha umugabo wanjye kuko ari itegeko ry'Imana. Kumwubaha kwanjye nawe bikamutera kwisanga mu rukundo rurenze ngira ngo urwo nari nkeneye. Natanga inama ku bagore ngo nimumenya ko gapasiwadi ko kubaha abagabo bazabaha ibyo mubasaba, babahe n'ibyo mutabasabye kuko muba mwatsikamiye, muba mwageze muri matiyeri poromiye. Imana ibabere umugisha. Arakoze cyane rwose, ndamushimiye rwose. Izo mbanura ba mama muze kumenya ko gapasiwadi mugafate neza, mugafate kabe hafi yanyu, yuko hariho matiyeri igize umugabo woyikoraho abaguge akweguriye byose kubera uburyo wamwubashe. Kandi ni biblike uburyo Esiteri yinjiye mu rugo rwa Vasiti nuko yataye kubaha umugabo. Abavuye mu rugo, Esita nawe baragwinjiye, abamenye gusa agapasiwadi. Hanyuma Bibiliya irabivuga, Pawulo yarabivuze mu Efeso ibice 5 umurongo wa 22 kugeza kuri 31. Hariho amagambo y'urugo y'umugabo n'umugore, uburyo bagomba kubana. Ko umugore agomba kugandukira umugabo we kuko Kristo, itorero rigandukira Kristo. Rero umugore yamenye ibyo ntacyo bazapfa n'umugabo we, bazabana bazuzuzanya. Mana ibaha umugisha batwumva, Mana iha umugisha pasiteri, turagukunze cyane kandi ugize neza gufasha abantu kugira ngo bamenye, mumenye ukuri kuri kuba batura, mumenye mwumve musobanukirwe mubashe guhinduka. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ni Apostle Freddy Tezigari uhagarariye itorero rya Kingdom of God International Ministries, ari kumwe na Pasiteri Christine kuva Umoja mu itorero rya Agape. Imana ibaha umugisha, Yesu abagire neza. Murakoze. Amen. Amen.